iyo minyururu ishobora kwicwa n'inzara, iyo minyururu ishobora kuba abarozi bakurembeje, iyo minyururu ishobora kuba kubura minervari y'abana, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ugiye kururuka igukure wawe uri wose. Umukozi w'Imana mwaramutseho? Mwaramutse neza. Amahoro y'Imana nabane nawe kandi nawe muhorane. Turakwishimiye kukwakira muri studio zacu. Nanjye ndabishimiye, murakoze ikaze mwampaye. Ni byiza cyane. Hanyuma rero watangira wibwira abadukurikira. Nitwa Venuste Bizimana, niyo mazina y'ababyeyi banyise. Nanjye ncumbitse muri ino si, ariko iwacu ni mu ijuru. Yego. Hanyuma sinzi niba naba nkuvuze, ariko byose bituzanira ibyiza. Witwa Evangeliste Venuste Bizimana cyangwa bivuze nabi? Yego, nibyo, ntabwo mwibeshye. Yego. Hanyuma rero tuguhaye ikaze n'akari wumve wisanga ahangaha, nubwo ari ubwa mbere uhageze, ariko wisange ni mu rugo. Murakoze cyane. Reka ntangire nsuhuza inshuti zanjye zose, kandi abavandimwe ndetse n'ababyeyi banjye n'abakuru banjye, babwire ngo Imana yo mu ijuru ibampere umugisha, ndabakunda. Ndasuhuza umurokore wese aho ari. Yego. Nkasuhuza umuntu wese ugiye kumvira ijambo. Yego. Tugiye kuganira ry'Imana. Yego. Mubwira ngo Imana iramukunda. Murakoze cyane, ni byiza. Hanyuma rero reka dukomereze muri iki gika cyo kwibwira abadukurikira. Uri umusore cyangwa uri umupapa? Njyewe ndi umugabo wo guhamya ibya Yesu, mfite umudamu ndetse n'abana, kandi ndi umupapa ushima Imana n'abantu, ndi mu rugendo rugana mu ijuru. Murakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Icara ugubwe neza, hanyuma ube udutegurira, uturebere mu giseke cy'ibyo waduhishiye, hanyuma mu kanya turongera tugusubize ijambo, hanyuma ugeze ku mbaga ibakurikiye icyo gihisho. Murakoze cyane. Reka mbasabe dutangire dusenga Imana, hanyuma twinjire mu cyigisho cyacu twamaze kwiyegereza Imana, kuko ijambo ry'Imana mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere tuhasanga ijambo rivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Natwe mu byo dukora byose, nkunda kwibwira abantu nkababwira ngo mbere na mbere Imana. Amina, niko kuri kandi nibyo. Reka twubahe Imana, dusenge, tuyirarike umwana n'umwuka wera, bize bibe hagati muri twebwe. Mana yacu, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza bose. Haleluya. Umenya intama zawe izazimiye ukazitarura, n'izicumbagira ukazunga. Yesu ushimwa. Uwiteka urwaye uramukiza, n'ushonje uramugaburira, ushimwe. Ko ni ukuri kw'ijambo. Igitondo cy'uyu munsi tuje imbere y'amaso yawe, tuje kuganira nawe ibihembura ubugingo bw'ubwoko bwawe. Amina. Hari abakobwa, abasore, abagabo, ababyeyi baguteze amatwi, bategereje kumva ihumure n'impumeko byawe. Dore turi mu bihe buri umwe wese ashonje kandi arembejwe rwose n'ibihe.
dukeneye imbaraga zawe. Haleluya, haleluya. Iki gitondo rero turagusabye kugira ngo wururuke ubane natwe, utugirire neza muri gahunda zose, udushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Twamaganye imbaraga mbi zose, Mu izina rya Yesu. twamaganye imigambi ya shitani ndetse n'icakura mu izina rya Yesu. Mu Reka izina ryawe Yesu. Uwiteka uwera wa Isiraheli uze uganze hagati muri twebwe, Ikaze kandi na karibu papa. uwera wa Isiraheli twizeye ko uri kumwe natwe. Amen. Ngaho dushyigikire muri byose, ni mu izina ryawe tubisabye twizeye, amen. Urakoze cyane. Hanyuma rero nk'ibisanzwe muri kumwe na Pastor Noah. Uyu munsi tunejejwe n'Imana mu mitima yuko hari byinshi yakoze, abarwaye yarabakijije, Amena. kandi n'abari bashonje yarabagaburiye, ndetse n'abitarageraho dufite ibyiringiro by'uko izabageraho. Haleluya. Nasomye ijambo muri Yeremiya 40 igice cyaho cya 4 kirambwira ngo uyu munsi ndururuka mbakureho iminyururu yari baboshye ku maboko yanyu. Haleluya. Haleluya. Amena. Iryo ni ijambo Haleluya. Haleluya. Pastor, Amen. reka nkubwire. Ubundi hari ibintu abantu batazi, ariko turashima Imana yuko Imana yabitumenyesheje. Amen. Kugira ngo tubihishurire ubwoko bwayo. Amen. Haleluya. Iyo tuvuze iminyururu, hari abantu badabasha gusobanukirwa iyo minyururu, mukozi w'Imana. Ko ni ukuri. Kuko iyo tuvuze iminyururu, hari abantu badashobora kumva uburemere bw'izo mbaraga zitwa iminyururu. haleluya. Ubundi iminyururu tuzi ko ari ikintu bafata cyangwa se gishobora kuzirika umuntu ntagire ubwinyagamburiro. Uko ni ukuri kandi. Iyi si rero yafasha abantu, iragenda irabazirikira bakanda, aho usanga umuntu nta bwinyagamburiro afite. Ariko dufite Imana itanga ubwinyagamburiro. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Amina cyane. Warunsembuye mukozi w'Imana. Nejejwe cyane n'Imana mu mitima wanjye. Amen. Ukuntu iri kwiyereka abantu, ni ukuvuga ngo ukuntu iri kwiyereka intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Amen. Iyi minyururu rero sinzi impamvu ariho mpise ninjirira, sinzi niba ngucokoje cyane, ariko iri jambo rimaze iminsi rimbyeka, ndi kugira ngo namwe mudukurikire ijambo ribabera inkomezi. Haleluya. Kubera yuko iyi ni Imana yivugiye, ntabwo ari umwana w'umuntu. Amen. Ni Imana yivugira avuga ngo ndaje uyu munsi. Haleluya. Ntabwo yavuze 2027, ntabwo ivuze 2030, ivuze uyu munsi. Haleluya. Ngo uyu munsi ndururuka manuke ngewe, ivuze ko idatuma umwamarayika, ntabwo igiye gukorera mu muntu. Iyi yararebye isanga abantu yadutumyeho batugezeho, rimwe na rimwe bahura n'ibizazane mu nzira, bakagenda bahererekanya ubutumwa bwacu bukatugeraho bucuye. Ifasha umwanzuro wo kuvuga ngo ngewe uyu munsi ndururuka manuwe no kugukuraho iminyururu ikuboshye ku maboko yawe. Iyo minyururu irembeje abantu, iyo minyururu irembeje ubwoko bw'Imana, iyi minyururu irembeje abakobwa, iyi minyururu yarembeje ababyeyi, iyi minyururu irembeje abagabo, iyi minyururu ifasha abana, iyi minyururu igeze no ku bakecuru. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo igiye kururuka ikora ibitandukanye. Haleluya. Igiye kururuka aba ariyo yonyine ubwayo yihamburira aya maboko yarahambiriwe, aya maboko yarahambiriwe n'uburozi, aya maboko yarahambiriwe n'ubukene, aya maboko yarahambiriwe n'uruvugo, aya maboko yarahambiriwe, haleluya, n'imbaraga z'ikuzimu. Uwiteka rivuge ngo ajye kuruhuka, akora igitandukanye kuri ino tariki. Haleluya. Ndagira ngo buri muntu wese unkurikiye, buri muntu wese uri kumvira ijambo ry'Imana yakire kubohorwa guturutsa heza, yakire gukurwa. Haleluya.
Evangeliste Venuste. Ndakumva cyane Pastor. Iyi minyururu irembesha abantu. Iyi minyururu iyo igeze ku mukobwa, umuhanzi Gonzaga niwe waririmbye indirimbo, aravuga ngo iyi minyururu iyo igeze ku mukobwa ngo arireba, ngo akirora, ngo akihindukiza, ngo akavuga ati noneho nanjye ndakomeye, kubera ko abona yuko afite ikibuno kimeze neza, afite itoto, abantu bamureba bakamwishimira, ariko ntamenye yuko hari iminyururu imuboshye, iboshye ubugingo bwe, umubiri ukamushuka ariko ubugingo buboshye. Amen, 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 amen. Haleluya. Uyu mukobwa imunyururu imuzirikiye mu busambanyi, imuboheye mu bwibone, imuboheye ahantu hagiye hatandukanye, ariko Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, haleluya, iravuze mu ijambo ngo ije gukuraho iminyururu yari iboshye ubu bwoko bwayo. Amen, amen, amen. Haleluya. Ariko twahereza Imana icyubahiro kuri iki kintu ikoze kuri ino tariki. Icyubahiro ni cy'Imana. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Mperutse kuganira n'umubyeyi w'inshuti yanjye, yakoze ubukwe mureba turanabutaha bigenda neza, ariko ubu mw'iyi minsi yari amaze imyaka 15 yubatse. Iyi minsi ubu ari muri divorce, kandi mbere baritanaga shushushe. None ubu kubera iyi si ibohesheje abantu iminyururu itandukanye, ubu bari muri divorce. Umugabo yari diyakoni, umugore ari umuririmbyi. None ubu tuvugana bose barahagaritse mu itorero. Iyo uganiriye n'umudamu akubwira yuko umugabo ari mubi, waganira n'umugabo akakubwira ko umugore ari mubi, kandi wakwitegereza wareba urebesheje amaso y'umubiri ugasanga koko hari umwe uherere ufite ikibazo n'urwo rugo rwabo. Yego. Uwo muntu rero, uwo mudamu twari turi ko turaganira, ambwira ati umugabo wanjye njye ndabizi yuko hari iminyururu imuboshye, kuko yarambwiraga ati jyewe hari ibintu akora nkatekereza yuko atari hano ku isi ahubwo ari ikuzimu. Hari abantu banyazwe pa. Noneho natekereza uwo mugabo, natekereza imirimo y'Imana yakoraga mu itorero, natekereza amafaranga yagiye atanga afasha abantu, ni gute Satani aca urwaho umuntu akamwica bene aka kageni? Biza bikunda ugasanga aragucirwa aragucakiye akakubuza amahwemo. Hanyuma dukomeje kuganira, tuza kugwa ku ijambo gikomeye, ariko nubwo ngiye kurivugaho ntabwo butume dutateme cyangwa se umurongo turiho kuganira kw'iri jambo Imana ivuze mu ijambo ryayo ngo ije guca iki? Iminyururu. Satani ari gushira agasuzuguro mu bantu b'Imana, akavuga ati kuko nzi ko namujishe aziritse iminyururu,
Yasere nta bwinyagamburiro afite. la bone yesi kamana. Ndabizi yuko Ari Yesu we. kubera inzara afite, nibamubwira ngo ngwino tuguha akazi ariko urabanza gutanga avansi, uwo ni umukobwa. Kubw'inzara afite iterwa n'uko Satani yamubohesheje iminyururu nta bwinyagamburiro, abajya bavuga ati ni mu ndye avanse ariko nibonera akazi. Abantu ntibagifite kwiyubaha. Aribyo bya bindi umunyarwanda yaciye mu mugani akavuga ngo ni mpemuke ndamuke. Noneho turi kuganira n'uwo mubyeyi numva umwuka w'Imana njeho, duhita tuganira. Ndamubwira ni hari igihe umuntu aba ari mu isi